Mu giturage kimwe hariho umusore wagiraga intama nyinshi. Buri mu gitondo yarabyukaga akajya kuziragira, amasaha yamara gukura wa muhungu agacyura intama ze, ubuzima bukaba gutyo iminsi n'iminsi biragenda birihirika. Gusa uko umusore yagendaga abyuka mu gitondo akajya kuragira, ku mugoroba agacyura intama, yatangiye kugenda yumva bimurambiye, abona hari ukuntu umunsi we utajya uhinduka. Nyine ni ubuzima bwari ukubyuka akaragira, ku mugoroba agataha. Atangira kujya abona hari ukuntu umunsi we wuje uteye irungu, bimunaniza mu buryo bumwe se cyangwa ubundi niko navuga. Nuko igihe kimwe rero hari mu masasta, yari yicaye munsi y'igiti araterura aratabaza ati yemwe muntabare, dore impyisi iranteye, impyisi ntwariye intama, yewe nimutabare. Ubwo abaturage aho bari bose barahuruye baza birukanka kubera urwo rusaku bari bumvishe rw'umwana warimo atabaza avuga ko impyisi imujyaniye intama ziwe. Abaturage baje biruka, buri umwe yateruye icyari hafi, icyo yari ashoboye yabonaga kiri bugire umumaro cyangwa se cyakifashishwa mu gihe barimo bahashya iyo mpyisi yarimo irya intama z'umwana. Gusa mu kuhagera abaturage batunguwe no gusanga nta mpyisi ihari. Ubwo wa musore yarasetse, undi arabwira ati mbega ukuntu kubareba muza mwiruka byari byiza. Abaturage byarabababaje cyane, nyuma baramwihanangiriza bambwira ko ibyo akoze atari byiza. Nawe azamura umutwe arabwira ati nabyumvishe, ntago nzasubira. Gusa nyuma y'iminsi mikeya wa musore yaje kongera aratabaza ati impyisi iranteye, yemwe nimuntabare, dore impyisi injyaniye intama. Nuko abaturage bari bazi neza ko wa muhungu yabasezeranyije kutazigera yongera n'umunsi n'umwe. Baragarutse barahurura, buri umwe afata icyari hafi, abari guhinga bazana ibyo barimo bakoresha, yemwe n'abari mu ngo bazana ibikoresho bigiye bitandukanye kugira ngo barebe ko bakirukana iyo mpyisi yarije mu ntama z'umuhungu. Ariko mu kuhagera none basanze intama ziri kurisha, basanga intama zimeze neza nta kibazo. Umusore nawe yicaye munsi y'igiti, agacucucucu kamugezeho, arongera arabareba arabasekera arababwira ati yemwe nkababeshya pe, ubu koko aya masaha mwumvaga impyisi yaturuka he? Abaturage niko kongera kumwihanangiriza bati ntukadutesha imirimo yacu kubera imikino yawe wa mwana we, ntabwo ari byiza kujya uhora utubeshya. Ubwo abaturage baratashye bisubirira mu ngo zabo. Wa musore nawe umaze kugoroba yaratashye, gusa agambirira mu mutima we kutazongera kubeshya abaturage ukundi, kuko yabonaga bitabanezeza habe na gato. Ubwo mu gitondo yarabyutse nk'ibisanzwe ajya kuragira intama. Bigeze mu masaa sita yagiye kubona abona impyisi nini iri kuzigana aho yarimo aragirira. Niko gutabaza agira ati yemwe muntabare, dore impyisi iranteye. Ati rwose nimuntabare, ndabona impyisi igiye kuntwarira intama. Uwo muri uko gutabaza, muri uko guhamagara agira ngo arebe ko hari n'umwe waza kumutabara, nta n'umwe mubifuzaga kugaruka kumutabara kuko bari bumenyere ko ahora babeshya. Yewe n'abari aho hafi barimo bahinga mu mirima bagerageje kumwumva, nabo ntibigeze bamwitaho kuko babonaga agiye kubatesha umurimo wabo. Baravuga ati mu mwihorere, niko yabaye niko ameze, urabona ya masaha yiwe nyine arageze yo kutubeshya, aragira ngo twongere tugereyo ubundi dutahane tujye kuruhukira rimwe. Ubwo yakomeje gutabaza nawe, gusa ntihagera n'umwe nyine mu bari kumwumva. Ubwo muri ako kanya yabonye ko nta n'umwe umwitayeho, agerageza kurira igiti kugira ngo impyisi itaba yamurya. Impyisi mu kuhagera ifata imwe muri za ntama ubundi irayijyana. Impano y'umunsi. Mu buzima ni kenshi tugerageza gukina n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko buriya imikino, buriya kubeshya ntago aba ari umwe mu mikino myiza ikiremwa muntu kiba gikwiye gukina, kuko akenshi hari igihe usanga umuntu wakakwize cyangwa se umuntu wakagufashije hari ukundi kuntu wamaze kumwigaragariza, hari ukundi kuntu wamaze gutuma gufata, bituma by the time umukeneye igihe uje umusanga umusaba ubufasha akubwira ati hoya, cyangwa se ugasanga nawe hari ukundi kuntu akubona, hari ukundi kuntu agufata kubera ukuntu we yamaze kwishyiramo
kubera ukuntu yamaze image nziza, image itari nziza wagiye umwereka mu minsi yagiye itambuka. Rero nkuko inkuru yacu y'umunsi, nkuko inkuru tumaze kumva ibivuga, buriya wari ukwiye kujya ugerageza ukaba wavugisha ukuri uko bikwiye. Buriya wari ukwiye kujya ugerageza ukavugisha ukuri, buriya nabyo biba ari ibintu byiza cyane kuko bituma n'umuntu akwizera. Nkuko wabyumvishe rero, uyu musore yagize gutya. Ari umugani mu Kinyarwanda uvuga ngo umwana murizi ntakurwa urutozi. Yes, urumva rero aba nabo bari bamenyere ko n'ubundi ahora babeshya, n'ubundi ahora bakinisha. Byaje kumuviramo rero kuba yahomba inama yiwe muri ubu buryo, ariko ntabwo byari bikwiye pe, ntabwo byari bikwiye. Dukwiye kwiga kuvugisha ukuri, dukwiye kwiga kubana n'abantu bose mu buzima bwacu bwa buri munsi. Buriya ukuri ni ingenzi mu buzima. Reka ngushimire wowe twabanye mu kiganiro, nizere ko uri bukomeze kugira ibihe byiza muri gahunda zose zitandukanye uri kwerekezamo.